inama nk'abandi inteko ibintu byose turabijyamo ariko tugasanga n'uguherekeza abandi kuko twe ntacyo tubarwamo rwose urebye cyane iyo mbasabye nkunge mbona banyihera baranyihera n'abajura numukavugira abantu bahwituze aha turi ni mu mudugudu Mudahambwa akagari k'Akabatasi ho mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana mu Burasirazuba aho abaturage bavuga bafite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi bavuga ko baho igice kimwe ikindi gice bakibuhe bitewe n'ikibazo cy'umukire waje kuhagura akabagurira imirima akiha umusozi wose ariko abahatuye bakabatemere ngo kubona umuriro kandi ubuyobozi iyo babubajije babwira yuko ngo ahantu ari mu buhinzi kandi bakavuga yuko bo bafite ikibazo cy'uko harimo abasora kandi nta muriro babona bakari ubuhinzi. Najya tugane n'umuturage umwana atubwire ikibazo ko kimeze. Papa uriwe? Mwiriwe. Witwa nde? Shirambere Shaberi. Shirambere nde? Shaberi. Ikibazo cyo hano giteye gute cyituma mutabona umuriro impamvu nihe? Ikibazo kiri hano. Reba hano muri kamera. Ikibazo kirimo batubwiye yuko tugomba kubona umuriro mu mudugudu wa Midahambwa. Igipande cyo munsi umuhanda bakigira ngo n'ubuhinzi. Kandi harimo abaturage bamwe babazwaga imisoro mbere ariko inandari yabirimo wenda nuko ari umukira wenda arimo kuhagura ariko se utazabasha kugurirwa we ntazabasha gucanirwa nicyo kibazo mvuga ngo mubashe kutuvuganira. Ubuyobozi mubaje babwiye iki? Ubuyobozi bwo bavuze ko ntabwo twigeze tububaza gusa amapoto ari haruguru y'umuhanda ariko hari n'igice cyo haruguru y'umuhanda nacyo kitarimo amapoto hafashwe igice kimwe ikindi ntabwo cyari cyafata. Ngo nta kintu ubuyobozi mu by'ukuri gifatika bababwira amakuru dufite wenda uko wenda igice cyo munsi y'umuhanda kandi atuye abaturage benshi hari umuturage watuye bamaze nk'imyaka 50 ukibaza rero ukuntu icyo gice kitazabona umuriro kandi ubona cyegera n'ubusante kandi nawe urabibona kabisa. Ikibazo cya hano rero nazo byaducanze byatangiye hagura umukire agura gato aho bigeze yatotoye no gufata no ku muhanda bijagaruka rero mu bikorwa remezo biza nkaho umunsi w'umuhanda babihezwamo nk'ubu haje umushinga wa Telepa ushinzwe guteza ibiti mu mirima y'abaturage kugira ngo bazagire iterambere ryo kubona n'ibicana ariko byaje kurangira muri site yawo mukire wambushe gutakozemo nta biti bahawe ntigeze banatererwa n'umuriro uramutse unabonetse nawo batubwira ko baje gushingira amapoto twabaje ashinzwe gushinga amapoto batubwira ko munsi y'umuhanda hatemewe ko tuzahabwa umuriro. Byaje kurangira rero na risiti y'abagomba kwibaruza ku muriro yasohotse abo munsi y'umuhanda ntibabarwa nta nubwo banabonekamo tukibaza ngo ese abaturage batuye munsi y'umuhanda bo ntabwo barwa mu baturage bo guhabwa uburenganzira kimwe n'abandi. Ako kantu rero nubwo tugeze tubibaza muri leta hejuru ariko niho bikomoka bakaduhaye ubuvugizi natwe tukabona uburenganzira bw'abandi nubwo umukire kuhagura anatuguriye no muri yawugumana ariko ntabwo nawe yawutwa ariko tukabona uburenganzira nk'ubw'abandi bari kubasha kuba bakabonye icyo gihe urya ngo tugire ubuvugizi mudufashe mutuvugire ntabwo ari akantu gatoya harimo abaturage batuyemo benshi kandi ni umunsi w'umuhanda gusa kugira ku mubuga ku isantire yo ku mubuga ruguru hariya abo bo munsi y'umuhanda bose tuzasangira ikibazo ubwo ni umudugudu wa Gasharu na Midahambwa ndetse n'akabuye agace gatoya ikibazo turagisangira tugifite twese kandi abaturage munsi y'umuhanda bamwe na bamwe muri twe barasora harimo abasora ndetse n'iyi santire ahangana nayo iri muri icyo gice nayo nishobora kubona umuriro kandi iri mu santire kandi nayo itanga umusanzu igatanga n'umusoro sinzi icyo turi kuzira rero ngo kata umunsi umuhanda niba wenda kizo mu kirere yararanguye ubutaka karangura n'abaturage batuyemo ntabwo tubizi kayo mu gihugugizi byaje gusobanura uko byagenze niba gutwimura batwimura tujyana ahandi tutagumya aho ngaho ngo tubure ibikorwa by'abandi babikora hepfo na gikoye kubona bitito muri ubu biza ntabwo ziza ariko twaje kubona amadugudu twamubaza ndetse n'akagare gato yo kabaje kuvuga ko ikibazo zagikurikirana ariko nagifite ko ni tuzaho bikomoka nzo ruturuka
mbese ntituzaho tubazibona mwatuvuganye tubonye batera ibiti mu mirima y'abandi ari iterambere abantu bazageraho umuntu akabona ako gati akagacana cyangwa akabajisha kakamugirira akamaro tubona twebwe ntiduterewe mbese turi ahandi ntituzi igice duhece asaba ko batuvuganira natwe tukazabona amashanyarazi nk'abandi tukabahabona n'iyo mirima yacu igaterwamo n'ako gati natwe tukakabona tukazagacana cyangwa umuntu yasaza bakagatema bakagacana bakakarara igisidiko umuntu yaba urakoze muzehe tuganire mwiriwe neza Mwiriwe neza. njye nitwa Claude Je nitwa Semasaka Saveri. Uyu muhanda mbese baragiye bagarukira iriya ruguru. yego Ariko aka gace ko hepfo barakihoreye. N'ibiti mu gutera. Nta biti twaterewe. Bateye iruhande rwo haraguru ariko hepfo y'umuhanda wapi baratureka. nicyo wasaba ubuyobozi Ubuyobozi bugomba kuturenganura tukabona umuriro nk'abandi. N'iryo terambere ry'ibiti natwe tukabibona mbese. Kuki barobanura igipande kimwe ikindi bakagisiga. Icyo gikorwa ntabwo kigeze kivugwa. Nta n'ibyabayeho. ubu nawe niko wabigenza Niko bigomba kugenda. uwo mukire ntabwo kuvuga yuko uwo mukire avuga ngo nta gikorwa remezo cyagera hano hepfo uwo mukire ubundi mbere na mbere ni muntu ki ubona ari muntu ki ko tubona agenda se nimba yaraguze abaturage bose harubize. Ese nimba uyu mudugudu yarawihariye ntabwo tubizi. ufite basize ipoto imbere y'urugo niba bizakunda ntabwo mbizi nawe nta cyizere ufite nta cyizere mfite uri munsi y'umuhanda nawe nese ko munsi y'umuhanda iyo poto mve uyifite kuki abandi batazifite ufite icyizere bwoko ki nta cyizere nanjye mfite bavuga ko bazayirandura bazayirandura ko bakubwiye bavuga ko bazayirandura bavuze ko bazayirandura munsi y'umuhanda nta muntu uzageramo ninde wabikubwiye mwese mu nama ntibitubwire twagiyemo nama barabitubwira gitifu umurenge cy'akagari mu nama mudugudu nikatubwira iyo poto bazayitwara ko nta muntu uzageramo ngo niba ari bishushanya mboneza sinzi uko babivuga cyerekana ko ari ubuhinzi ngo ni mu buhinzi mutuye mu buhinzi ubwo ngubwo nese abavuga yuko musora kandi babwira ko ari mu buhinzi basora bigenze bite ngo barasoraga ariko wenda amategeko agenda ahinduka ntabwo tubizi ubu ntabwo bagisora kuko hari umupapa utubwiye ngo n'umwaka ushize ngo barasoraga kandi mutubwira ko bavuze yuko ari mu buhinzi ubundi musobanuje kuki babasoresha ari mu buhinzi kandi mutabona umuriro no kubera iki ntabwo mbizi no kumeza mukatubariza ntabwo musobanukiwe ntabwo tusobanukirwa natwe byaraducanze murakoze cyane ikibazo dufite rero nashatse na 2022 ngamije twaje kumugurisha ahantu twari dutuye tuhamugurisha 800 adusigaramo 100 aduha 700 aratubwira ngo irindi azariduha nyuma turi mwishyuje aratubwira ngo dukore mitasiyo nibwo twamubwiye turakora mitasiyo kuzaka icyangombwa kubera iki turamubwira tuyagabane umwe atore senkani undi atore senkani arabyanga turekerera iyo ngiyo ubwo twatinye kongera kumwishyuza kugeza n'izi saha ntawe ukimuvugisha rwaciye imyaka ingahe haciyeho imyaka 3 yego uretse by'amafaranga ikindi kibazo mufite ni iki ikindi kibazo dufite ni ukubura aho tunyura umuntu arajya ku gishanga akagomba kuzenguruka akajya kugera mu mirima amasaha yagiye uranyuramo akagukubita kubitwa nande nangamije n'abakozi be yego bakababwira ngo iki barababwira ati hano nta nzira zirimo ni ukurinda kuzenguruka kuzenguruka hagana ubwo hari ukuzenguruka hano hirya hari no kuzenguruka undi muhanda umanuka hari ahiga cya Ruhogo. Murakoze, amazina yanjye ni Twiduwaye Francina. Ikibazo dufite twebwe tubangamiwe n'umukire bitangamije. Ubu ngubu ntago twabona aho tunyura n'umwana wacu yanyuze mu murima we baramukubita. Nta burenganzira dufite naho dutuye batubwiye yuko ari ahe. Nta burenganzira ntitwabona umuriro ntitwagira ute isaha n'isara tuvuga ngo nitwimuke tuvemo nahangamije. Ubu rero mudukorera ubuvugizi nta mutekano dufite nta nzira dufite umuriro nawe ntawe ubwo no kuvuga ngo twebwe turi mu icura burindi ntago tuzaho duhagaze ni mudukorera ubuvugizi mukubitwa nande n'abakozi bangamije hari uwo bita
ntuza byiringiro yajyaga afata yari ahari yafashe umuhungu bita hano ruguru Theogene aramukubita kuko yanyuzemo amuhakapara agenda kwita umudugudu wose ngo ntago nzongera kunyura mu ifamu yangamije. Ibyo bintu byarabaye ku mugaragaro na mudugudu arabizi, ntimugahishira ibintu birahari. Niyo ngo mwabwiye mudugudu yababwiye ngo iki mubwe ko ari kubakubita. Mudugudu ntacyo yakora nawe aravuga ngo tureke kunyuramo kandi izo nzira zari inzira za kera twarazihasanze. Nge nashatse nta 2013 iyo nzira yari ihari, uwo mukire ntago yari akaza kuhagura, yahaguze nyuma yuko batumenyesheje twamubonye gutyo gusa. Murakoze. Iki kibazo uburyo nkizi tunyura mu hano mu ifamu bakadukubita, nta mwana wahanyura, n'uhanyuze baramuhwituza yigereze kamikoro, n'uhageze baramuhwituza bakamukubita. Ubwo rero ni mudukorera ubuvugizi, turatambuka ngo hano ni mwangamije, twagira igikorwa dukora ngo nta gikorwa dukwiriye gukora, ngo ni mwangamije, nta muriro duteze kuzabona, ngo ni mwangamije. Twebwe ubuvugizi dusaba, turasaba umuriro nk'abandi, yego, kandi mukamuhagarika. Nta burenganzira afite ku butaka bwacu, nta mushoramari, nta buyobozi bwigeze butubwira ko uwo mushoramari agiye kuza. Nk'ubu njyewe ahantu mfite namugurishije, nahamugurishije 2023. Ntinya Imana nta muyobozi wigeze adusinyira, twaramugurishije. Cyo kora njye amahirwe ngira, nta mafaranga yansigayemo. Namubwiye yuko natampa ibyanjye byose sigarana ubutaka bwanjye, amafaranga yanjye yarayampaye. Nta muyobozi wadusinyiye, nta mutekano, nta mudugudu, nta n'uwisibo. Nubwo burya aguramo ni iki? Ni ukurenganura abaturage, yego, mukamukumira akatuvira ku mirimo. Uyu mushoramari yaje agura akarima gatoya, azamanza agura agafamu kari gahari kara kamutunzi, arangije akora kandi kari gakurikiyeho n'undi kari kamvungure, aragatwara gutyo. Agenda agura akarima gato, twumva ko wenda ari umuntu uje gutura n'abavandimwe n'abaturanyi, ariko imaze kugera aho bigira iba indengakamere kuri abaturage nabo basigaye bivovota. Byageze naho bigira inzira zirimo za kera zagahuza imiryango, azisenya azikuraho. Hano hari inzira yari yepfa hangaha yahuzaga umurenge wa Rubona nako umurenge wa Munyaga, ukahuza n'akarere ka Ngoma mu mihahirane baza kurema isoko rya hano haruguru irubona. Inzira manza ikurara yica, atuzigamira atuzigira inzira ari hano hano muri koperative. Ubwo n'umushinga wa koperative uhinga mu gishanga, kubera ko nta murima arahafite nyine unyuramo hagati, niho twasigaranye. Amaze kugura koperative naza yesa yica, ubwo ari mu mpari nabwo yabukuyemo bwose. Muri make ubu ngubu umurenge wa Kigabi, umurenge wa Munyaga ndetse na Ngoma ntibakibona ubuhahirane na Rubona, kabone ko ari nta n'isoko riri. Bajya kuzunguruka aho bita isovu bakazamuka Kanyarigiriya, birabagora cyane kuja ujaje ufite ibiyahanwa no gutega, kandi ubundi bagendaga n'amaguru bagahahirana. Ubwo yatwiciye inzira. Muri make rero ubutaka agura niko tubumuha, nta gata dushiraho. Uyu ukennye uramwegera ngo amafaranga, ateza gutuza gusiga amafaranga kugira ngo uzayabone ibi ntambara, kuko ntisiugura abagura umukozi we. Ubuyobozi kuri iki ikibazo cy'inzira bubabwira ngo iki? Ikibazo cy'inzira twagisabye mu nzego z'umudugudu ndetse tugira n'ubwo rw'akagari. Ndibuka hari hosiyari yatubwiye ngo ubutaka nimwe mu bumuha, mutamuhaye ubutaka ntabwo iyo nzira yakayibonye ngo ayice. Yego, muri make nta buvugizi bagize batugira n'icyo bagize tumarira. Yego, birangira rero twebwe muri make ubuyobozi dufite cyane nka mudugudu hasa hangaha, iyo tubwiye ikibazo atubwo ngo azatubariza bigahera mizatubariza n'ikintu bitanga. Yego, nkangi bagaraya amasibo nagiye mu nama y'akagari bawutumijemo, ikibazo ndagitambutsa bakaranga umudugudu azabikemure, ariko mudugudu yabonanye nabo niba kibabwira ntago turi ntago turi kumwe nawe. Muri make birira aho ngaho nta buvugizi tubona. Sinzi rero mwagombye kujya mudusura kenshi tukababwira ibyo dufite, mukatangira ubuvugizi tukarenganurwa, kuko hangarimo akarengane. Nk'ibikorwa tugira tukorera mu gishanga hano turavunika duca kure cyane. Mujye mudufasha, muze muza kenshi, iyo dufite mu gidufashemo muduhuriza tutabara badufashe. Ibazo ni icyo rero nagira ngo uyu mwanya baravuga ko neno harimo no kuvwana.
no w'icyabaga kunyuzura abantu gukubita umuntu cyangwa no kumuhohotera guhohotera abantu bakubita iki kibazo waba ukizi ngo mutwara sibo nimba ukizi waba waragishyikirije ndi ikibazo ndakizi bakubise umuhungu wabaga iwanjye wacumbitse wanjye mu rugo yazindukiye mu gitondo anyuzemo ajya kuzana ibyatsi mu gishanga kuba kwazindutse anyuramo bamutangira amufata aramukubita yakubiswe n'uwo bitaga Mucyo niwe ugikorera aha ngaha amuwituza umudugudu wose nyuma yabwo hari undi muntu wanyuzemo nanone bwa kabiri w'umudamu wita Cyabitama nawe baramubituza ndetse na nyina Kiriri na baramuhituje yego ikibazo iyo nzira iyo mu ifamu yabo iyo unyuzemo bagagufata iyo batagukubise baraguhituza ariko akenshi abakozi afite bakunda guhotera abaturage bakabakubita barabakubita pe ntago ari kubeshya ariko ikibazo nta nandi twakibaza tukibaza mudugudu tunagiye ubuvugizi ngibavugire ariko tubona mudugudu ntacyo tubariza ahubwo twebwe tuguma muri azatuvugira tukazahera muri azatuvugira ntago bigira hejuru ngo batuburize ariko iyo mwaje nk'abanyamakuru twabura ikibazo nk'iki ngiki wenda mu itangazamakuru mwatuvugira bakamenya ikibazo dufite bakazabasha kugira icyo batumarira ikibazo batufite niyo ngicyo ngaje icyo so ubuyobozi kese ubuyobozi bagubye kuja bwegera hafi aho imishinga iri gukorera kaba nubwo tuboniza tutazayituru tukibira ko ari ya leta cyangwa se ari umushoramari ufitanye n'ubukomunisiyo na leta twe tukaguma ngo tuvuga ngo tumuhaye ubutaka tuzi ko tibizi ariko nyuma twagira ingaruka yo kuzaduhotera tunyuzemo cyangwa se yavutse n'ibindi bibazo runaka twakwegera leta ikavuga ngo nimwe mubaha ariko uba tubaha twinigiye ko leta nako turi inyuma cyangwa se nayibizeho muri make ubwo nukuja leta ni kudufasha ikakurikirana abantu ikamazikamenya ko abantu bari kugura ahantu babizi twe nako tubizi cyo ko utanze ikibazo kijyanye n'ukuntu wenda biza gubwo butaka baratubwira ngo mwegura no mushuramari ariko ngo tubwira n'inzego zo hasi inzego zo hejuru ko tanabizi gusa ubwo yitangaza mukuru ryaje n'inzego zitazibizi zirabimenya zigakutanira ikibazo twebwe turi mu ikandamiza ryo kuba igipande cya ruguru kigiye kubona umuriro icyo hepfo niba bavuga ngo ni cyangamije ni ngiye nabyumvanye umuyobozi umwe atubwira ngo ni cyangombwa cyavuye ku karere ngo cyavuye ku karere cy'uko ahantu hose ari aho umukire kandi twe ntituragurisha kandi ubu turajya kubona tukabona abantu babiri baravuze ngo nibo bazabona umuriro kandi turi kumwe ngiye icyo kibazo cyancanze ngamije we sinajya kuvuga sindumva avuga ngo nahanjye numva ngo yigeze kuvuga ati ngewe uzampa kugura nzamugurira utazahama tuzaturana nge niyo makuru nzi kandi ayo makuru yandi bavuga bajye bavugisha n'ukuri yego bishe inzira wenda bayitishijwe n'abajura baragenda bakabiba amaronji bakabiba indimu babahwituza bazifite mu ntoki cyokoza hari abahanyura bahishe iyo wishe inzira umuntu akanyura hari abahanyura batiba kuko ni ahantu twese twanyuraga mu buhinzi ariko hari n'abahanyura bibarwa bakiba bakagurisha hari n'abantu binyuragaho bajya kwihingira ntago abantu bameze kimwe babona rero abo babibye na babandi bakagenderamo bakabafata bakabicazamo nuko ibintu bimeze ni abakozi bahicazamo naho ubundi ngamije n'aba hari cyane iyo mbasabye inkunge mbona banyihera baranyihera n'abajura numukavugira abantu bahwituje uyu munsi tuvugana ko bahohoterwa bakubitwa bitewe n'inzira bari gucamo dore ko binubira bavuga yuko uyu mukire nubwo yaje ariko yaje ari umushoramari batazi uko aje nicyo kibazo nyamukuru bafite ariko iyo babajije umuyobozi w'umudugudu bita Nkurunziza Jean Pierre ababwira ko ari bavugire bagategereza ubuvugizi bwiwe bakabubura iyi ni Dr. TV show naho ngewe ntiyatekimana Jean Claude Imana ibaho umugisha